Tenga nk'abaga bari mu kubomboka muri diaspora batinye ubuzima ngo we ntiyoheka igishishwa ngo atatumanuriye ngo kaka hari uba wabombotse uvuze ngo abatinya responsibility ngo we ntiyoheka igishishwa ngo akama irigwa kuri wifi gashira ngo ategereje kaka umva ngo urugero umutipe yakunze umukobwa ibyo ukecupe nako si umukobwa yavuye muri kategori y'abakobwa none nishosho kaka man mutipe yereka isi foto isa aramubwira ati se none sha genda woge mu mutwe uri sawa noneho umukobwa amuhamagara wa mukapa ngo mpereza so uramenye wo tuvugana ngo banza urebe ngo banza urebe ngo nk'ibihumbi magana ngo banza urebe ngo agasukari nakohereje kuri telefone ngo sinamba ngo bago kuri mobile money ngwego ngo banza urebe ngo agasukari nakohereje ngo k'idolari 500 wazigaye ngo turavugana nyuma okay wa mugabo utabonye izo faranga umukecuru umusaza bakunze ba The King TV ndabasuje kandi bifurije ibihe byiza hose atandukanye ku isi ndabifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe ndabifuriza kugira ngo muhaye muronke ibyo mukora byose bigende neza uyu munsi nanjye rero nazengurutse mu mihanda no mu mihana y'ahantu dutuye tugwa ku mu jeune uzwi cyane amaze kumenyekana kandi azwi n'abantu batari bakeya reka ntangira mu hakaze niturangiza tuganire bro nari ngukumbuye cyane ya man happy new year bro nari mbakumbuye fo umwaka musha dad umwaka musha kuko hari yatwahuririye hari mu bitoke wenda se twabonye umwanya wo kusangira hano ariko turashima ko twagarutse amahoro kuramuka wenda kuba twaragije muri uyu mwaka nta mahirwe y'Imana n'urukundo ku bwacu nyine urabyumva ntacyo twari kubikoraho yego byari bimeze bite mani byari bimeze neza abavyeyi bari bameze neza natwe tumeze neza mani ni Imana yabikoze byose ufite fresher nk'umwana uvuye kwa se koko simvuye ko tabivuga gutyo nicyo nari ngiye kuvuga ni gutuma umuntu nkawe wifata ukamugenda ukamara amezi angahe yose ugatumuhana wawe just ngo ugiye kureba abavyeyi abandi baragenda akamara 10 kimwe akagaruka man bro reka ngo tuvuga akakantu wenda abafana bandike mu ntuza muri comment muri ubuzima man umuvyeyi yagiye abagiye nta wamusimbura abari igifu ameze ati man wakubyaye nta wamusimbura yatumye witwa umwana nawe utuma yitwa umuvyeyi ni lazima umuntu agenda muramutse mba numva nta cyaruta umuvyeyi usibye data wa twese wo mw'ijuru bameze batese basanze bameze man bameze bari ko bose abapeti barakoze urabizi nyine twari tugize iminsi turi gisino hari rero maze ikintu nawe 4 years utabana n'abavyeyi we seri okay ndashaka kugira ngo mbwire urugendo gatoya kubera yuko wari umaze kumenyera imihanda ya Nairobi sibyo wari umaze kumenyera itangazamakuru kubera ko we wabaga muri showbiz sibyo ya Nairobi cyane ndashaka kugira ngo umugire uburyo wasanze showbiz hari yubatse yari imeze wenda tureke kuvuga ku by'urugendo tugere showbiz kuko mpuru yashaka kuko nanita vyo watwanahuriyeyo data vyo yari yagiye gushingura twahuriyeyo uzi ukuntu bimeze man showbiz yabo bafite urukundo nibake barafatikanyije bafata ikiganiro cyose bagagisharinga ari bangaye kubera urukundo bagira ntashari serious man abire nyine barakwakira ukavuga ngo yo hari icyo nari mfite nibura ngo kibasigire bro nabigiye kandi kantu man keza bafite urukundo nimba koko nkingi dukinya kantu kajyanye na beef ariko tupanga gutezanya imbere wenda sobora kuvuga nkingi creating akantu kubera kazi uko ndi fame nawe ari fame abantu bakadukurikirana umwe muri twakama bigira serious bikaburwango ari nta mutima muri bimane turi gucuruza siko bimera niko bimeze ariko hano mukora akantu gatoya
ukamusanga umuntu yagushizemo yabaye umwanzi ibiki ntibibaho mani mubifate ko ari showbiz mani muri mu kazi kabagaburira mani nta mpamvu yo kubifata n'ubundi kuvuga ngo bifu mu bisanzwe n'ugwangwizana nta n'ikimara wenda biriya bintu byo kugira ngo mukreye like showbiz ibe nini cyangwa se ibe nziza hari uburyo mubikoramo wenda nkaba nakuvuga nawe ukamvuga ariko tugamije kubaka tugamije like entertaining abantu ese tuvuga uyu munsi wumvuga tuziranye iminsi myinshi cyane imyaka nako uyu munsi wumvugaho nkaba ngenda nanjye ngo ngiye nkingi ngo yagize uki hari impamvu udasobanukiye showbiz yega bitwitinga hada ariko man ni ibintu biba biri very easy ziyoroheje n'akazi mu kandi nkuko n'igihugu kigira aba opposed kuko kidafite aba opposed umwami uriho yo kwirara bigatuma ayobora uko yishakiye ariko bari aba opposed bamutera igitutu cyo kuvuga ngo utwo atakoraga neza adushire hari inyamani. Okay. Uvuze yuko bakwakiriye neza. Ndashaka kugira ngo mugire uburyo bakwakiriye neza. Sibyo? Kubera yuko ngira ngo nabonye aka video kamwe mwakoze. Naka video mwakoze? Aragakoze. Okay, ndashaka kugira ngo mugire wavuze uburyo bafatikanyije, uburyo bafite urukundo, ako kantu kamwe bagerageza kugasharinga ari benshi. Ariko ndashaka kugira ngo umugire ikibuga kuntu kime like ugiye ku distribinga uburyo Nakivar imeze. Umujene utaragera mu nkambi Nakivar cyangwa utaragera hariya. Sibyo? Ndashaka kugira ngo uhere umugire uburyo umunsi wabo wubatse. Ya kuri buri musore abantu bakuru ho nabo turabageraho. Ya ku musore abenshi badafite akazi. Ngira ngo nta akazi. Umusore aravuka mu gitondo akaje muri training akaza kamwiga ikoma. Training? Football. Akajya muri tize yava muri tize akaza kamwiga ikoma nyuma y'igikoma abasha muri korari atari muri korari bagasubira mu bindi wenda byose siko twabivuga amazina uko twese twageye tubicamo ariko man niyo plani nta hazaza ubona nyine ko ari umusore udafite ejo hiwe hazaza training ava muri sport akanywa poreki akaryama benshi bigatuma wenda bajya mu mayoga kubera ko nta kindi kintu kimugira okipe kimogi barabinywa nariyo haraga barabicuruza tureke iki cyo kuvuga hari abarabihinga sure kimogi nyine abenshi usanga nyine hari n'icyara ariko kiri mu mujyi utangaje utomenya usanga hano se ngo hano abahungu bamwikimogi nyine mwumva ko ari bake babuze umurongo hari ni hafi ya bose utakijijwe nyine aramba akanyanga ko abantu mupeti wese wa 15 abayumva ko akanyanga yakwitamye akanyanga karahenduka hariya ntawe utogaca nukuri bari bataraguhindura se shaza kwanda bana usanga na wakamwe ayakinguranze man sukwitaka bro nta kintu kibishe keza kengera kuri lips sukwitaka undi bintu biryoshe bibaho muri isi wewe winywera za jina na za fanta amazi utwo nuwaho nibe man hariya iyo umuntu ya mbivuge gutya umuntu iyo abenshi y'umuntu atagendeye mu nzozi agendera mu nzozi z'abandi kubera ko iyo nkingisha ushaka ko mba nkawe uko nzaba ko mba kuba gusigaye usanga nyine abenshi te ya mubanyamurenge abenshi dutuye mu buzima bw'urugomo zo kuvuga ngo je Christophe sinshobora kugendera kuzanje gahunda ngomba kugendera kuzundi bigasanga ingende undi ravuna bigasanga yakujyanye mu biyoza bwenge amatabi inzoga wenda abagore nabyo biri mu biyoza bwenge ari nabyo bikomeye wenda niko twabivuga wiseka data ya ariko umuntu wisobanukiwe uravuga ngo okay reka mpage plan ikintu cyose zogikore kiri mu buryo nkuko nta muntu ufite destiny yo kumwakanyanga atayibaho uvuze yuko occupation y'abasore bahara Nakivara kenshi
ni ukujya gukina football bakaza bakamwica gikoma ibitaramo nari byibagiwe barabyina cyane igisimba cyari ku bana bamenye Imana bahora mu nzu y'Imana buri gihe. None ubona future bari yihe nkaho wahageze wowe nukuvuga ngo uri kubwira abantu bari Nairobi n'abari hanze ya Nairobi batari bagera na Kigali sibyo nukuvuga ngo icyo uvuga nico bari abantu benshi bari bwumve kubwinshi sibyo ubona nkazaza hurwo rubyiruko bumva yuko kubyuka kujya gukina umupira kuza kunywa igikoma abandi akajya kunywa mu ntuza mu nzoga abandi mu bindi wowe ubite nuko abarebye n'ukuntu uzi hano Nairobi tumeze wabonye icyerekezo cyabo kimeze nka gute imbere yabo hazaza wabonye n'abantu bazaba bameze gute? Okay, abenshi bazavuga ngo hazaza hanje gushaka kuba gutya ariko n'umuntu uhaharanira ntago ariho hamuharanira. Uyu musanga none se utapreparinze uyu mwaka uri kumbwira ngo hazaza nyuma y'imyaka 10 tibishoboka uyu munsi uri umunyamakuru wenda benshi barabona ko uciritse ariko ejo bundi uri ku rwego bitewe na experience y'akazi. Yego nk'umupira nawe uzi wo muri Afrika abanyafrika iki akenshi abana b'abakene bakora ibintu batigiye siko wenda iryo jambo bivuze gutyo twese sinarenze uko nzisanga cyane akaza numva dreams zanjye nzakina umupira akaba ari cyo kintu wenda kizantunga ubuzima bwanjye ariko siko bimeze uyu munsi mu comedy sinigeze mbitekereza kuva nava ruguru n'Ubugande sinarenze uko na comedy haba usanga ahazaza habo ntaho kubera ko hazaza umuntu wategura haniyo byo bigoye ubunyina ariko ukavuga ngo ndi kugerageza ejo hanze hazaza ariko uri kumva ntaho ubuzima bwose butagira inzozi ntabwo buba buri ubundi umugabo nibikorwa ntago ari amagambo nimba ufite inzozi tangira uharura iyo sambu izovamo inzozi zawe. Aha noneho rero ahantu hameze gutyo akenshi hari urugomo hari ahantu like ntibari kwiga ntibari gukora akazi like uricaye gusa uri gukora ibintu by'amafuti biri aho ngaho akenshi akunda kuba amakosa menshi ugasanga benshi bamwe wenda batagiye muri ibyo biyobyabwenge ugasanga hari ibintu by'amafuti menshi tugiye tuzi gihanuka atarabipreparinze cyo ntitu gitindaho nari ngiye kukubwiraho nacumvishe baravuga ngo ubu ngubu nakivara abantu benshi kabisa ngo abakobwa benshi ari ukumenyera ngo usanga bamenye ngo kuboneza urubyaro bakiri bato batarashaka ari cyo wabubizi wabibonyeho ajya babyita family planning ni nka family planning ariko family planning ikorwa n'umuntu ufite urugo babyita tuvuge mu kinyamurenge kwifungisha utarashaka niyo kuboneza urubyaro okay byose si hariya gusa nano birahari kubera ko ni ibintu twajemo vuba umujyi tujemo vuba uradukanga dufata imico y'abanyamahanga usanga umwana wa 20 years ari kwifungisha nta mugabo afite ese bari kwifungisha ngo bigende bite ngo habiki aho no kugira ngo akora amakosa wenda fresh wenda no kwirinda wenda ko afata pregnant ariko mbagiriye inama siko buriya mu buzima umuntu avukira umuntu yabaye intwari abintwari y'umuryango akabitwa intwari yitorera akabintwari y'igihugu umwana wawe yagiye mu kanyanga akaja mu nzoga akaja mu tabi akaja wenda mu busambanyi ibyo bintu nabyo biza bikunda nko kujana abikigwari cy'umuryango akabikigwari cy'itorero akabikigwari cy'igihugu muri maka bahombeye kategori 3 muri maka bahombeye kategori 3 si umubyeyi gusa ubuhombye ni igihugu ni itorero na famille n'ubwoko muri rusange uri mu mwana wawe ntaseba ngo asebeje wewe wenyine asebye ubwoko bwose kuko n'umubonye azavuga ngo ese ni kuri ubwoko bw'abanyamurenge buteye abasebeje muri rusange okay so ndumva amakuru y'Ubugande ndatekereza bazakomenti oya n'ahantu hose muri Afrika tureka Ubugande gusa nta bihari kumva umubebe avuye mu nzu agiye muri ghetto si cyo kintu baharaya ari audio turimo kumva z'abantuza zari iwanyu zo ziratangaje
we wari uhari hari umugore ejo bundi wavuze ngo washatswe n'undi mugabo sinzi n'ibyo nkuru wari uyizi yasize abana 3 ashakwa n'undi mugabo n'umuhitse wiwe waba ubiziho iyo story naho wenda n'inzu yaratuyemo aho nashikiye bari begeranye ngaho tubwire okay man muri iyi minsi urabizi iwacu akazushakwa nimba ushatswe ku kizezo gatuza enda mivuge gutyo ugatuza ukabyara ugaheka ugasaza siko unyine tuje imahanga ibintu biba tumenya umujyi nako sizo umujyi n'ubujiji iyo ufashe kuki tuza mu mahanga imico y'abanyamahanga ikaduhindura twebwe aho guhindura abanyamahanga ugasanga divorce man navuye ruguru kumva umuntu watandukanye n'umugabo cyari ntibyabagaho nje narinze mva ibyo bintu tarabyumva bakaza bamukubita umugabo ari n'umunyamafuti bakamukubita kugeza kecuye tatabana ariko aha afata abwira umugabo ngo ngeza hasi ndaje umugabo yumva bamutelefonaga ngo ndi Kigali gantuntegereza uko nashitse narakubyariye ntago ndagize ahe nawe worera mani mugabo yaraje aramwakira aramutekera ibintu bisanzwe ko naga abagore bagira amaheri meza asohotse aramubwira ngo ngeza handaje aho aza kumutelefona ageze Kigali yambutse tinagiye sure very serious man uri kumva aho tugeze man no ikintu gitangaje nuko n'uwo muntu yagiyeho ari umufamiliya wa mugabo ari uwiwe yego man icyo kintu cyari kibabaje kandi uriya mutipe uyu nguyu wari umufite man uyu mutipe yaramushingiye iduka ry'amahuzu zifatika man ifite amafaranga acuruza ibinka n'ubizi umuvi yari afite umuceri yaramufungiye iduka rirenze nyine umugore tubizi ko bakoze mu byifuzo wenda kugira ngo twakeneye asayide kwa Jesu bizise birangira mucitse asize abana batatu amukubita indomanya amakuru naje gukurura nuko uwo mugabo wamushatse sibyo barakundanaga cagiye kera muri Kongo batari bakiri batoye noneho iwabo w'umukobwa banga uwo mutipe kubera yuko ngo nta mafaranga yari afite noneho tipe araza ashaka amafaranga arapagasa ajya South Africa agarutse noneho ejo bundi agaruka afite amafaranga menshi atagura ikibanza agura amazu ibiki none agarutse gakuru wa mukobwa aramubwira none se ko nkigukunda umukobwa aramubwira nanjye sindabona umuntu ntawagusimbura noneho ahantu habaye nk'akantu gatangaje ni ukuntu ngo yasezeye umugabo wiwe yaramubeshe ngo nimba ngo agiye ku isoko ngo ngeze ahandaye ngeze Kigali arakomeza tipe nyine asigara arira yarika Uganda mufite ibibazo oya ibi byose aha Nairobi ntibihari birahagose bira ahantu hose diaspora ntibihari tubarimo guterana indobo igitondo n'umugoroba hari aho ngo basigaye abagabo bakubitwa bakabogesha amasafu nahano barabakubita da ariko keka kankubita mu nzozi harya nago haryoherutse hano ryari nkubwire story y'umugabo yerutse gukubita ejo bundi hano hano umoje iso umugore wiga ko nkubita nabize gute wowe wajya kurwana n'amategeko wowe ngaho nguko niyo makuru y'Ubugande twambuke sasa uragarutse sasa ugarutse Nairobi naje ugarutse hahandi wamenyekaniye ngarutse hajya acururije amihanda nikatise kugishishwa byari bimeze bite kugaruka Nairobi ukongera kandi ugasanga bantu hari bamwe bagufashaga batagihari nka ai nta gihari okay juste buri muntu mujya muvuga ngo aragufa buri muri iyi si nta muntu udafasha undi umuntu agufasha ariko nawe ufite icyo wamufashije oya ni vice versa ntabwo yagufasha nta kintu akubonamo ese nkinga wagize ngo umuntu atari fe mu mwicaza ushaka iki uvuga ati
nyine waba umwicaza nyine ashaka iki ngiye kuri kumubonamo impano n'ejo bundi yazamubyarira umusaruro nawe promote ikabukubyarira umusaruro ariko muri iyi si imana ni eshanje ndaguha icyo mfite nawe icyo ufite sinshoboye kugura amaso ya kamera ariko uyanshyiraho nanone turafatikanye kugira ngo ejo n'ejo bundi nanjye nzoba mfite ubushobozi bwo kuyagura yanjye ariko aciye mu y'abandi kugira ngo impano yanjye ariko iciye mu maso y'abandi ya kamera ugeze rero muri cya kirere cyangwa se hahantu wakoreye wasanze bimeze biti imihanda wasanze hari bamwe benshi bari barimo bavamo nka ba Abdallah bamwibuka yari afite cyane ikomeye ngo ntago ikiriho sha bro ubu nyine tubonanye umuntu akirushe mu mutwe usibye we duhuye nta wundi turahura byo kuvuga umenye ibiraha mu kibuga wakurikiranye se social media hano hariya wowe cyaye mu bizi ni ukuvuga nta makuru ufite nta makuru mfite nta makuru ufite birimo bigenda mu kibuga mugani ibigenda mu maso mugani w'abagande hano hari amakuru y'ingo zimwe za Jean de Savari ikintu yavuze atangira avuga ngo bamwe barafite ngo yakoze urutonde rw'abantu bose baragiye bafite abagabo bari muri showbiz bose bagiye batakaza bose warakumvisha ko video oya ko nako numvisha nabyumvishije nuvuga ngo ugomba kubanza kwidocumenta kabisa kuko nje mu busanzwe ngira amatsiko mako kuzumbona pe amakuru aje kongera ahandi aba yarakonje nuvuga ngo uri mu bantu batajya basoma amakuru rero oya wenda mfite ibyo nsoma bitari okay hari amakuru ari kugenda caracara kandi hano y'ingo cyangwa se urushako abantu bagashaka iminota ingahe ameza angahe bagahita batandukana kandi iyo bakureba barabizi mu bwoko bwacu bareba umusore w'umujene batakujya kudashaka sibyo nkawe rero iyo abazirimo zarabana ese kuko utasize ubombo iriya sha katubanze tuvuge icyo kibazo warubaje okay humura uraza kukimbwira okay kurabona imvo gute gushaka ni process ntago ari impanuka impanuka ni iziza yitamungaje umuntu iramwica subiramo impanuka gushaka ntago ari impanuka ako kantu mukandika mu mitima kuko impanuka idasize imugaje umuntu iramwica kuko gushaka ni process ikintu cya mbere biva mu mitekerereze uri kumva bikaza mu myizerere bikabona kuja mu bikorwa siko ibintu bimera kuko gushaka ntago ari impanuka ni ikintu preparinga ntago ari umushitsi bivuga ngo namutekereza gusura nkingi umoja ngaruke oya ni umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose urwaye ukenye ukize uri kumva nkuko bageze mu yindi etape hariya aho baba serious birenze kubera ko ubu ufite responsibility z'umugabo ubusengera urugo ukarushakira n'amafaranga arutunga siko bimeze cyane tayine nk'abaga bari mu kubomboka muri diaspora batinye ubuzima ngo we ntiyoheka igishishwa ngo atatumanuriye ngo kaka hari uba wabombotse uvuze ngo abatinya responsibility ngo wewe ntiyoheka igishishwa ngo akamayirirwa kuri wifi gashira ngo ategereje kaka anapostinga ibita papa byagenze gute ufite hetero hari abandi bari mu kuja gufata microphone muri church atazaririmba akamayifata gusa akasimba yifite kugira ngo baze bari okay brano bujishe okay tuvuge iki kintu bro abatipe wenda tujye tuvuge kuri iki kintu kijyanye na marriage usanga umugore ni product man n'ubucuruzi muhudi kubera ko iyo ushatse umugore mwiza abyara abana beza abo bana bakazobasha kuva mu rugo bakaja gutanga umusaruro nanone mu yindi miryango siko bimeze okay iyo ushatse product mbi n'ahandi usanga nanone ufite abakobwa nk'abane
mu rugo bafite bose imyaka iri kuja kugera 40 30 40 wapo abana bakasha mu gitaramo kanga abana bagasenga bikanga kubera ko mwana cyago tuzi gutegurira umuryango barangiza umugore mubi kubera ko ari mu ngo nubwo ntari mwiza ngo kwishura ngo ariko mfite ubwo ku mutima ntituhareba mwana nta hantu umuntu atureba atogeza amaso na kamera tizigera ari mani kubera ko ari product mani uzarebe nk'urugo for example urugo rurimo umugore mwiza kuva na ruguru mwakaza amaso mukamwa amazi ndagahunda tanyota hakika ariko gijijwe mara siko papa naho umwana mutipe baramubwira gushaka gusa amatora nk'umukwabo amana hari abagabo bataba proud yo kujyana n'umugore we kubera ububi ya ukazugira ngo baramumukobye hari banga zavuga ngo genda ngo ndagusanga mu nzu ndagusanga ngo se ubundi wagiye uzojyana nawe ngo mubuko ngo wagiye nguko ngusanga mu nzu kandi yahura n'abandi bagore ese ni kuki utaba proud yo watangiye nk'amani niyo mpamvu tugomba gutuza ugashaka umuntu uri proud nawe none so wanga kujana nawe muri mu bihe byiza mu bihe bibi muzobana kwe twagiye tuvugisha ukuri hari imiryango ibana isa nkaho ari divorce kandi batarakoze divorce siko bimeze cyane kandi babanye umurenge twitwa ngo turaba Kristo ubwo Kristo ubwo bwibureke tutaguke twokomeretsanya usanga ugiye gukomeretsa umuntu ngiyagado dukoze utaho dukoze ubu Kristo bwari ubwa kera yiwe yego bro niyo mpamvu rero icyo kintu cyamayije ntahoboka kizawe turacyari kumwe ya iyo ni secret iyo ni ubuzima buri private buzabageraho buri public yego ariko by right now man nta ujipfa gutangaza kandi gusa uragenda ukagiha iminsi ni proche kuko uvuga ngo ufite projet wenda kuzogira kinyozi ushaka amafaranga ugategura materiel ukazishaka nako ni nako marriage meze si ikintu cyo gupfa guhubukira abantu bose bahubutse ingo zishira vuba yewe sinzi byabaye tugaruke hano ku kintu kiri mu kubabaza data tukiganira nk'abantu babajama uwo bikoraho nta kibazo yandike comment uwo bidakoraho abatipe ejo bundi hari abatipe twicaranye bino bisanzwe tuganira nyine abantu marriage bisanzwe ngo nshaka nshaka umunyafrika nguko azoba ameze kose nzomwakira ngo nimba ngo zo bafite ngo 70 ngo nimba ngo ari 80 ngo I don't care ngo azoshaka ngo nashaka ubu wa 70 nashaka ubu mu 80 ngo ntabyitaho gusa ngo azopfe kubona ngo umugore ufite umufungo abajeje ndaro umugabo uri kubavuganira arabwira ngo se ngo kubera iki ngo abagabo bikunda umve umuvye kabisa wize adinga ashobora kuba afite n'inshingano muri church ngo none se ngo kubera iki burege gishaje tuzuriye igitanga none atinga ko arakagara ngo none se ngo kubera iki ngo umugabo ngo ufite imyaka 50 ngo ashaka umwana w'imyaka 20 25 ngo ntibibe ikibazo ngo ariko ngo umwana ngo w'imyaka ngo 20 cyangwa 30 ngo ashaka umugore w'imyaka 40 ngo bikaba ikibazo ngo se no kubera ose mkingi reka tuganire iki kintu kuva na kera reba urabona urukundo rw'amafaranga ruriho ubu nyine right now umuvyeyi wese wobwira yo kurangira ko muri byahozeho no kuva kera gusa bakaza babikora muri eshanje y'ubutunzi bw'inka bagashaka kubijimiza ariko ubu byarasobanutse ubu ni ifaranga umva ngo urugero umutipe yakunze umukobwa ibyo ukece nako si umukobwa yavuye muri kategori y'abakobwa none ni shosho kaka man mutipe yereka isi foto isaramubwira ati se none sha genda woge mu mutwe uri sawa noneho umukobwa amuhamagara wa mukapa ngo mpereza so ngo uramenye tuvugana ngo banze urebe ngo
ngo banza urebe ngo nk'ibihumbi magana ngo banza urebe ngo agasukari nakohereje kuri telefone ngo sinamba ngo biba ngo kuri mobile money. aha ngo yego ngo banza urebe ngo agasukari nakohereje ngo k'idolari 500 wasigaye ngo turavugana nyuma. okay uwo mugabo utabonye izo faranga umukecuru umusaza njye ndavuga umukecuru niwe yamubwira umusore ngo sha ngo ubukwe bwawe ngo buzoba gihari ngo uri kubipanga ryari akimara kubona amafaranga bro ari umukecuru ukabije man. No ibaze ko abambaye ari abantu bagiye batoragura aho ngaho n'ababushigikiye umubyeyi amavuga ati njyewe sino kwambara ikote kuri ubu se amafaranga kuki yafashe amafaranga iki ni ikiri kuki yafashe amafaranga hari ukugira gutyo ukagira n'umwana muto ijwi ntiriza risaza ngizo finale bro bakodesha ibintu limuzini niyo bagendeye angana atariko uwo mugore ka 80 bro ese koko tuvuge ngo arana amafaranga so kavuze ko urugo ari projet ushaka kugira ngo wunguke abo wungutse nabo bazungura abandi noneho ibaze nkingi nti wagubye iwanyu utani ngo iyo wicireho urugero kumvuga sha nawe turi muri generation tukwazi ngaye nawe ntamutanga kuri wowe muri ingumba okay tuvuge nkanje twari muri jokes tuvuge nkanje usanga iwacu nta ngumba irimo nuko bamuyomba tayibamo ugasanga mwana kuse imyaka barya mu ngana bari gushingira wewe wapi wakunze amafaranga ari kurya nanone wakunze yarengeje igihe cyo kubyara nako twabita abashugamana kuko urebye wowe umwuzukuru hanze abantu bakijinga ubundi uzuko muri Kongo umuntu umukobwa w'imyaka 20 yataramaga ariko ukira aho ngaho byaburi ari ikintu ntaza numva siko ni gute okay ku mpande zombi je nizo mvugiraho umugore afite imyaka 50 siko ari kuvugisha umuhungu w'imyaka 25 and then wa mugore ufite imyaka 50 agiye muri famille yabo arabwiye mfite ubukwe n'uyu musore sibyo sinye nimagine uburyo aza bibabwira kugira ngo babyumve noneho kuri famille y'umutipe ukuntu agenda akicaza se na nyina wenda tuvuge muri famille restaurant nyina tubisanzwe amubwira yani amufacing ambyene mfite ubukwe n'umukobwa n'umukecuru sibyo ufite imyaka iniye hanyuma papa akabyemera sibyo wewe ubona ikibazo kiri kuri abangaba bashakanye cyangwa kiri ku babyeyi kuko ababyeyi of course babashigikiye ibintu bitagomba kuba umva ibyo waruvuze n'ababyeyi bagomba gufata decision yanyuma kuko uzuzana ubukwe ukabishira muri famille barangiza bakamenya ubwoko ninde nuwahe bari batuye kandi umunyamurenge uramuzi ukivuga gusa izina ryase ahita agusomera kaida pe puru ya hayo siko man buri ubukene bubi ntagaru ubugaragara ubukene bubi nubwo mu mitekerereze dusangira akakanta abafana ubukene bubi ntago ari ubu tubonesha amaso afite urukweto mu mitekerereze iyo maze gukina mu mitekerereze gukira mu buzima busanzwe biragoye ese koko ko Bible ivuga ngo uzahesha imirimo Imana ivuga ngo uzahesha imirimo y'amaboko yacu yego kabe gake izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu birumvikana data ese koko nki ruguru cyaba umugabo w'inkima akagira inkijana cyane agahinga keza kigisha abana bagakira bidaciye ku yindi support yo kuvuga ngo ni runaka gushaka ubukire bwapanye ese koko wowe mubyeyi ufata umwana wawe ukamushingira kuwo mubera nyirakuru mwana mbwira kuraso kumuroha
ni ukuvuga ngo amakosa datangura nakureze ngo mu buzima bugoye ngo urabona ngo ugomba ngo kunzinira ngo mu diaspora wowe washatswe mu ba diaspora ajyanye diaspora tije dufite amenyo 32 ngenze umukobwa umwe hano hafa tacu ise yaramubwiye tuvuga atuye wese no umuntu ise yaramubwiye aramubwira ngo sinshaka ko uzashaka n'umuhungu wa Nairobi kandi yari afite umutipe kabisa mwiza wari ufite na gahunda urumva aramubwira ngo ntashaka ntazigena nabitungutse aramubwira ntibibaho ntuzanabitekereza can you imagine ubu ngubu umubyari mu kuba afite umukobwa mwiza agahita amugira igishoro agahita amubwira yewe mbonye renti niyo uzawishura iki gito ya umva bro wenda twese twakiye ko tukiri bato wenda bakakubwira ngo umunsi bakakubwira ngo uje kuragira ihene utabishaka wumvaga umeze gute binubira ngo nazo naragiye wenda tiwaziragiye ariko hari ijambo bakubwiye utari ukeneye ukagikora by force ariko mu mutwe ritari birashoboka ukuntu bibabaza cyane none bibazo ufasha umuntu muzobana ubuzima bwawe bwose by force urugo ntago ruzagira amahoro ugiye kwishiraho igisasu babwire man dusangira aka kantu muri ubuzima muri ubuzima mahoro umuntu niwe wihesha amahoro urugo iyo bavuze mu gihe abantu bategura wedding mu buzima busanzwe barakundanye bakabyemezanya bagashimana bakavuga ngo okay tugiye kuba umugore n'umugabo ababyeyi nimudushigikire dukore ubukwe cyangwa nimwe mutanashigikiye tubomboke ariko urifashe ugiye iyo nibyo nahoze nkubwira iyo ugiye kuba mu nzozi z'abandi tube mu nzozi zawe birangira ubabaye ibihe byose kiyaho gukora ikintu kizo kubabaza ubuzima bwawe bwose uwo babaro bw'ubu nyine ariko hazaza nibura ukishima true okay twebwe bo babaye mu buzima bwo kubomboka ubu nyine ibintu byarahindutse phone communication umwana arakundana n'undi bashimane nimba babomboka nimba babona ubushobozi atari sawa bavuga ati kubwo dufite reka tugende tubane ubu dufite nanone tubushingemo igishoro kizokomeza kudufasha muri ubuzima tugihumeka sibyo ariko urifata umwana ukamushingira w'umukobwa ukamushingira ku mugabo w'abaseku ngo ni mu diaspora njye nkingi njye muri ubu buzima bro ntugakore ibyo abandi bakunda uzokora icyo ukunda amakosa y'abanyamurenge tuzadukora ni ugushaka gushimisha bose mani urakekeka bakakuvuga wakora bikakuvuga wagenda bakakuvuga mani kora gusa wowe bigushimishije nk'uko nukora ntawe uzushimisha bose muri iyi si alright urakoze cyane gishishwa ndatekereza ibyo twavuze wenda umuntu umwe azabyumva sibyo cyangwa se babiri ndatekereza impamvu twe dushinga kamera tukaganira ntituba turi kuvuga gusa just kugira ngo dukine cyangwa se tuba turi kuvuga kugira ngo wenda ibyo tubona by'amakosa bigenda bikorwa n'urubyiruko abantu bagerageze kongera guhinduka n'ababyeyi barabisapoti n'ababyeyi bamwe bagerageze guhindura ibintu na bimwe na bimwe so ndashaka kugira ngo turangize ikiganiro sibyo ariko ntabwo turangije kuganira nawe tuzakomeza tugende tuganira ni amakosa amwe namwe tuba tubona tukaza tukavuga reka tugire icyo tubivugaho none rero ndagushimiye nizere ko ubutaha tuzagukenera kandi abatumirwa bazagusaba twizere ko uzaboneka kandi ibisa uranyinginga ari usa wingingwa ku murimo yahamagariwe data urakoze cyane rero nta mutima mubi data tuzoshigikirana wenda mwijoro tuzi uko bizoba bimeze ariko zo mwisi imbaraga nke mfite n'izo ufite zizabyara ikintu gikomeye wakoze cyane merci kabisa